Kigali's #1 hit music station. Come on, let's go. 102.3 Kiss FM. Uracyari kumva Kiss FM 102.3 hamwe na Sandrine Sheja Butera ndetse na Gentil Jadeo ikaze tugeze saa 1:06 murabizi yuko aya masaha twahariye Smart Kiss aho tuganira ku bintu bitandukanye ushobora kungukiramo ubumenyi. Uyu munsi turaganira kuki? Uyu munsi turaganira ku gitabo cyanditswe n'uwitwa Robert Greene mu 1998. Uyu mugabo yanditse amategeko ya power use twavuga yo kugira ubuhangange. Niki wakora kugira ngo ugire ubuhangange? Niki wakora kugira ngo uzamuke uve mu rwego rumwe ugere mu rundi? Nibiki ugomba kwirinda? Nibiki ugomba kuzirikana? Nibiki ugomba kwitondera? Nibiki wakora? Icyambere na mbere yaravuze ati ntuzigere ugaragaza yuko urenze boss wawe. Boss abari boss nugaragaza impano zawe cyane none ugatangira kwerekana ko ufite ubuhanga buhanitse bishobora gutuma boss wawe atangira kugira n'urwikeye kwe kumva afite kushobora kumubirindura atahubwo wowe jya umuba hafi use nkubicishamo mu nama mugira ariko ntugaragaze yuko umurenze ubwenge. Ureke boss yamamare boss bamuhe amashimwe boss bamutake ariko we buriya muri we ababizi ko ibyo bitekerezo bimugejeje hari wowe wamuhaye bityo ntashobora kupfa kugukoraho kandi ko kuzasanga ari byo never outshine the master. No ibintu byo gushaka kwamamara kumurusha barakwirukana ukagenda none ukatangira kuri zero. Se no kukwirukana hari n'uwagumerera nabi n'ubuzima ukabubura. Ubwo ako kantu kazirikana ikindi ngo ntukizere inshuti zawe cyane ahubwo ujye ukoresha abanzi bawe kubera yuko inshuti zawe zirabizi. Urumva Gentil niba mfite iduka ukabura inshuti yanjye ukoramo shana no kuvuga ati harakonje bana Sandrine narabyumva sinazi ko mfite umuryango no musisindi ujye ariko umwanzi wanjye nkaguha amahirwe yuko y'akazi n'urugero avuga ute hehe bidapfa bakavuga ngo nige waje kwangiza business y'abandi mbabarira urumva ngo ujye wiga gukoresha abanzi bawe inshuti zawe uzirinde buriya. Itegeko rya gatatu riravuga ngo ntukagaragaza imigambi yawe. Urumva imbere y'abantu ntukagaragaza imigambi yawe yose ngo bamenye ngo shanga ubungu urumva mu ndi kwiga ibingo kugira ngo hari ahantu namenye ngo nzajya none ngo hatangiye aka business ngo minsi mike ngarabageze aha ngaha ngo hari ibindi bintu yatubwiye ngo yenda gukora vuba aha wapi never ntukagaragaza imigambi yawe. Itegeko rya kane riravuga ngo jya uvuga bike kurusha ibikenewe cyane. Jya uvuga bike ku buryo n'ijambo uvuze abantu bazajya basigara baryigaho kubera yuko ugira amagambo make. Yashaka kuvuga iki? Buriya sabe niki yashaka kuvuga? Agira amagambo make buriya kiriya kintu avuze kiba gikomeye ariko iyo umuntu uhura ugura ibigambo buri kanya uraho ngaho hano hose hari impaka ni wowe utanga ibitekerezo kandi buriya abantu iyo ucecetse batanakuzi bashobora kugira ngo urarenze ariko atangiye kuvuga cyane ugaragaza ibikurimo yewe ukaba waninyuramo watibaba. Mu kanya turavuga ku itegeko rya gatanu ariko reka nkubwire niba hari umuntu wa mbere na Bibiliya irabivuga umunyabwenge wa mbere n'urinda ururimi rwe cyane ariko vuga ibintu bike niba ushaka kuba igihangange niba ushaka ko abantu bazakwemera uko uvuga ibintu byinshi niko abantu bageraho bakavuga burya narinzi ko ari umuntu muzima utekereza kumbe bakamenya bakaguca amazi. Hari umugani baca umugani mu Kinyarwanda bavuga rona inkende uko ugenda yurira igiti niko igenda igaragaza ubwambure bwayo. Abantu benshi ngo bakoresheje aya mategeko ngo byagiye bicamo hari ikindi gice cy'inyandiko kigaragaza ngo abantu bagiye babikoresha yaba abanyamuziki abanyepolitiki abaki ngo bigacamo. Ane ya mbere twayakubwiye ntukashake kwamamara kurusha boss ntukizere inshuti zawe cyane ahubwo jya ukoresha abanzi bawe ibyo ufite gahunda yo gukora ntukabivuge kandi ujye wiga kuvuga amagambo make cyane kugira ngo abantu batabimenye ibyawe byose bakaguca amazi. Ikindi ngo buryo uzarinde izina ryawe ukuzwi nicyo kintu cya mbere gifite agaciro kurusha ibintu byose kandi ukirinde ku kiguzi cyose byasaba. Ikiguzi cyose bakuzi bate? Reputation y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ibya bindi bigeze kuririmba ngo kubaka izina si umukino. Kubaka izina ni ikintu gihambaye cyane.
uzakirinde ku kiguzi cyose byasaba. Abantu barakoze yuko uri umucuruzi utiba utanusura. Yego. Barakuzi yuko uri umuganga w'inyangamugayo. Barakuzi yuko uri umutegetsi utarya ruswa ntabwo ujya mu tuntu twamaguye. Bazi kuvugisha ukuri abantu barakuzi kuri umukozi witangira akazi kandi utajya mu matiko. Ushobora no kuba mu mutima wawe uvuga uti ibyo abantu banziho koko sibyo, ariko kubera ko ariko bakuzi at any cost. Uribuka ejo bundi tukubwira icyo bita soft power. Yego. Ibintu ibihugu bikomeye bikoresha kugira ngo bikubikemo ubwoba cyangwa kubona yuko ari ibihugu bihambaye, kandi we no wasanga atari nako bimeze. Ariko cya kintu babazi bate mu gihugu kimeze gutya, uriya muntu n'umuntu umeze gutya, yewe baranakubwira bati niba nagukundira abanzi bawe uzareba ukuntu basopanyiriza ubu basiga icyasha, ariko ntibigaragare ko byaturutse iwawe. Ureba akantu ujombamo, akantu utambikamo wigire hirya, abantu baba bambetu. Iryo tego genda guhura n'irya gatandatu. Yego. Irya gatandatu riravuga riti mbese uzashaka ukuntu wamamara umenyekana. Burya ikintu abantu batazi ntikibarwa nyine, nta foto nta cyabaye. Uburyo ugaragara ni ibintu by'ingenzi mbese ni ibintu by'agaciro cyane. Stand out. Mbese ugaragare wewe utandukanye n'abandi ubu udasanzwe. Ikintu cyo kuvuga ngo yango njye ibyanye nibanga hari oya bagomba kubimenya. Yego. Itegeko rya 7 rirakomeye cyane, riravuga ngo tuma abantu bose bagukorera bakore ku bwawe, ariko amashimwe aba yawe. Abantu biyuhakuye bakore batunare, ubahamagare bose bakore ku bwawe, ariko ujye ubyitirirwa. Bajya bavuga ati jama arakora. Turaje twkomeze tukubwire n'andi mategeko iyo kugira ngo bigihangange ngo arabaje bayakoresha baba abantu badasanzwe babibirangirire ibihangange ku isi. Munsi turi kuganira ku gitabo cya Robert Greene cyitwa avuga ku mategeko 48 y'ubuhangange. N'iki wakora kugira ngo ubigihangange? Ku bantu mutangiranye natwe aka kanya, reka dusuze cyane no ku mushuti wacu cyane. Tubibutse yuko itegeko rya mbere rivuga ngo ntugashake kumenyekana kurusha boss cyangwa patron wawe. Itegeko rya 2 rikavuga ngo ntuzizere cyane inshuti zawe kurusha abanzi, ahubwo ujye ukoresha abanzi bawe. Itegeko rya 4 rikavuga ngo rya 3 ngira ngo hari rya 3 ngo ntugatuma abantu bamenye ibyawe, na gahunda ufite bajye babashiduka byabaye. Ikindi cya 4 ngo ujye uvuga amagambo make kurusha akenewe, ku buryo ijambo uri buvuge bazavuga bati nyamara uyu muntu avuga amagambo make kira kintu avuze ubanza gikomeye. Itegeko rya 5 rikavuga ngo uzajye utuma ikintu biti cyizere cyangwa ukuzwi, birinde cyane kubaka izina. Izina ryawe uririnde icyasha. Icya 6 itegeko rya 6 riravuga riti ujye utuma abantu bakumenya bakwitaho yiwamamare. Bati nta foto nta cyabaye nyine, niba utazwi nyine ntuzwi. Ikindi itegeko rya 7 rikavuga ngo ujye utuma abantu bagukorera ariko bari wowe byitirirwa. Bavuga bati hari ahantu ushabimera gutya na gutya, ntubizi nk'ukuntu ugira gutya ugasanga ngo ushariya ririya duka rigira gutya na gutya, bari abantu batanga service nziza. Ntabwo bizi ukuntu mu bigo byinshi hahembwa boss kandi abatekinisiye ari none hariho bakora akazi kose. Itegeko rya 8 rero riravuga ngo ujye utuma abantu bagukenera kandi bahore bagukeneye. Ujye utuma abantu bazi wawe, nibiba ngombwa ukoresha amayeri, imitego cyangwa se kubarishya, ariko bagukenera baze bagusanga. Ikindi ngo buriya ntugatumwanya uterana amagambo n'abantu, wowe ujye ukoresha ibikorwa byivugire, ibikorwa bibemeze. Udateranya amagambo n'abantu mu utagiye kwisobanura ngo ntukisobanure. Nunabona bari kubivuga nabi, nubona bari byo byihorera, wowe ukomeza ukora ibikorwa bizatuma abantu bavuga bati nyamara uriya bararenze. Itegeko rya 10 riravuga ngo imico yo mbese gutese mwaka byara abantu b'abanyabyago baza maskini bakubititse b'abanyabibazo, ibyo bintu birandura.
ntukabe iruhande rwabo. Mbese urabona ukuntu twirinda corona ntunyegere shyiramo metero ntunkoreho irinda abantu b'abaruzeri abantu ngo bagira amahirwe make mu buzima abantu byanze mu byo bagendera kure biriya bintu birandura bashobora kubikwanduza. Ikindi nanone itegeko rya 11 riravuga ngo uzajya utuma abantu bagukenera ku buryo udahari barahungabanya ibyo bintu uko abantu bagukenera uko bingenzi mu buzima bwabo ndiko nawe ubwigenge no kwidagada. Mbese ni kwa kundi utuma igihe udahari bavuga bati yahaba umusaza wose mana yanjye biraza kugenda bite ko udahari. Hanyuma rero ikindi ngo ujye ukoresha ukuri cyangwa se n'ubuntu generosité wa muntu ugira ubuntu ariko mu buryo bubaze atari bwa buntu butiza urugi atari kuvuga ngo abantu bose barabizi uyu yego ngiye kumufasha kugira ngo se uyu ndamubwiza ukuri ariko se kugira ngo nunguke miki mbese yaba ari uko kuri kwawe yaba ari ubwo buntu ugira ntibibe biri aho bila mpango biba ari ibintu wapanze wabaze ubona n'icyo bizakumarira. Hano kuvuga ngo umuntu wese ukugezeho ngo erega ngo kuri kose si ngombwa kuvuga cyane. Turacyari kuganira ku gitabo cya Robert Greene, igitabo avugamo amategeko 48 y'ubuhangange. Tugeze ku rya 13 ntucikwe mana yanjye. Cyakora amategeko yakurikije koko wabijyanga babikurikije babaye ibihanga rwose. Uracyari kumvijana na 2 n'ibice 3 kisafa n'igitondo kiza cyane. Turacyari kuganira ku mategeko y'ubuhangange. Nibiki wakora, nibiki wakwirinda, nibiki wakurikiza ukabigihangange. Harabagiye babikurikiza ngo birabahira babihangange kwisi. Iki ni igitabo cyanditswe na Robert Greene. Twagiye tukubwira amwe muri ayo mategeko ni menshi. Twari tugeze ku itegeko rya 13 bivuga ngo nujya gusaba umuntu service cyangwa nugira ikintu ujya gusaba ubufasha ntukaze ugaragaza uze nk'umuntu w'imbabare umutera impuhwe bose ndapfuye rwose rimwe na rimwe mubwire yuko ubufasha agiye kugwa buri mu nyungu ze mugaragariza inyungu abifitemo ahubwo nugira gutyo urahita ubona ibi nawe cyangwa urunguka utya ahubwo nizo nyungu uzibyibushye cyane umubwira uti ntatekereje mbona akantu kagufasha buriya mbese umwereke yuko uri kumufasha kurusha uko agiye kugufasha ariko iyo uje ukavuga naho kuza warabye wakubititse izuba rirakugera mu gahanga icyokere n'icyozehe musaza nkubita kibiri rwose ngiye bibaho ntibikora urumva. Ikindi nanone mu yandi mategeko y'ubuhangange ngo buriya ijya ukoresha ibishoboka byose ukurura amakuru ahagije ku mwanzi wawe umenye intege nke ze umenye ibyo akunda n'ibyo yanga n'ibyamunaniye ukoresha inshuti ze abaturanyi ahantu hose hashoboka uhakura amakuru nibiba na ngombwa nawe wigira inshuti ye umukuremo amakuru kandi nta gihe cyagenewe cyo gukuramo amakuru mu muntu ahantu hariho hose muhuriye ucishije mu tubazo dusanzwe musa nkaho muganira ariko ikintu cyose akubwiye ikintu cyose umubaje kibi cyo kuvomamo amakuru muri uwo muntu igaragaze nk'inshuti ariko wowe ukora nk'umutasi. Hanyuma rero umwanzi wawe n'umuco urwaho umurangize ntituri kuvuga kumwica kumukuraho ariko kumukorera ikintu hahandi umuta muri tanga umutahana atazikura ngo ntusigamo n'akantu na kamwe gatuma azura umutwe ako kantu kamwe katuma azura umutwe gashobora kuba ariko kagukoraho ngo murangize burundu no muri roho ye yumve yuko atazongera kugukinisha umva hahandi burundu hamwe avuga ati ebana jama hano yantaye ntago bishoboka. Itegeko rya 16 riravuga ngo gerageza ukoresha icyuho wizamurira icyubahiro. Kutaboneka kwawe bizamura icyubahiro cyawe. Ibintu byose si ngombwa ko bibonekamo ahantu hose si ngombwa ko hajya si ngombwa ko abantu bose bakubona si ngombwa ko bakubona buri gihe si ngombwa kuba uri wasabagiye si ngombwa kujyayo cishamo akantu ko kubura rimwe na rimwe ujya ubura bakubure cyane rimwe na rimwe ujyayo utinze uveyo kare batarabasha kukumenyera bataranaguhaga ntutindeyo utinze wakerewe witunavayo. Burya ibintu bigira agaciro kuko byabaye bike ibintu bigira agaciro kuko byabuze bidafitwe n'abantu bose nawe rero ntugasabagire
ugasobanuye neza. ikindi nanone abantu ntibakakumenye ngo bamenye ngo buriya rero ngo Gentile de ngo akunda ibi nibi akunda kurya ibi buriya swingize nizi nibi yavuye hajya ha gahunda ye irazwi cyane jubacanga rimwe umusaza bazi ko akunda gospel babone apostinze hip hop Sibiriye nabyo byumva bazi kuri umuntu uri fomo cyane babone upostinze drip za fo bibacange batese kuri uyu muntu none se buriya akunda ibiki yaranyobeye rimwe mubona muri aho rero ubwo wabafatishije confuse your enemies utwandikiye witwa Yves dukina na Valère kamusuze cyane Yves waramutse aravuze ngo ariko ibyo nimutubwira mwebwe mwabishobora niyo mpamvu nyine wenda tutari ibihanganye cyangwa hari ahantu byahaga ubwo byaranze hari byatushabutse nyine uri rugubaza umva nawe aho ni umenye aho byapfiriye kabisa. Ikindi nanone rero mu mategeko yo kuba igihanganje baravuga ngo ntukubake imiturirwa yo kwizitira cyangwa inkuta zo kwizitira kubera yuko iyo wubatse witaruye abandi ukishyira hariya hirya ujya kubona umeze nk'uwagiye mu kato ariko ngo kandi akato ni kabi karakwangiza nako shaka inshuti shaka ba bantu bakugwa inyuma ku buryo baramutse bagukozeho ntago wabonye se Ukraine icyo ukuntu ibintu bimeze n'urugero tuguhaye ibihugu byose bigahaguruka ngo wibeshye umukore wibeshye ni nka kuriya mbese. Ikindi nanone menya umuntu umuhanganye wariwe umuntu muri kuvugana ninde hari ukuntu hari abantu bakora ikosa ryo kuvuga ngo njyewe nta muntu waza kupfa kumbwira gutya ngo niyo waburinde we genda gake banza umenye uyu muntu ninde ndi kudiringa nawe utofending the wrong person udakora mu jisho cyangwa se udahemukira umuntu utagomba guhemukirwa yego bijya bibaho ugasanga urisajije ubuze imbaraga zikugarura noneho hahandi ugeze rero ahubwo akaba ari aho umwanzi yashakaga kugera yego banza umenye uwo muntu ninde kudiringa nande ubundi n'ikihe gihugu kirwana n'ikindi ikindi itegeko rya 20 ngo burya ntugahite wihutira gufata uruhande ubogamiyeho wowe ubogamiye ku nyungu zawe uharanira inyungu zawe ntabwo ubugamira kwa runaka cyangwa kwa runaka si ngombwa ko buri gihe cyose uba uri umufana ku ruhande rumwe cyangwa urundi si ngombwa rwose. mu kanya turakomeza n'andi mategeko turi kugenda tugana ku musozo wa ya mategeko ayo twaguteguriye uyu munsi kuko ni amategeko 48 y'ubuhangange yo kugira ngo ube igihangange nk'uko byanditswe na Robert Greene mu gitabo yasohoye mu 1998 twakubwiye bimwe muri yo twari tugeze ku itegeko rya 21 itegeko rya 21 na rimwe twarivuze harya irya 21 ntitwarivuze kandi rirakomeye cyane riravuga ngo igira ikigoryi kugira ngo ufate ibindi bigoryi urumva kimera nk'umuntu w'ikizongo yego n'ubu urimo ugenda ushaka kumenya niba birari ibizongo banza wigira ikizongo cya nyuma ya byose cyane rwose ku buryo bagira ngo bakurusha ubwenge burya uzagenda ubikacira gake gake iyo bazi ko bakurusha ubwenge ntibatekereza ko hari izindi nyungu waba ufite kandi itegeko rya 22 naryo byenda gusa riravuga ngo koresha taktike yo kumera nk'umuntu watsinzwe ubuhangange mbese koresha mayeri yo kumera nk'umuntu udashoboye watsinzwe niba ngombwa rwose uyamanike buretse ibyo guhangana kugira ngo ukusanye imbaraga zawe icyo gihe rero babona ko watsinzwe wowe uri gukusanya imbaraga zo gukora akazi sasa erega kuko ushobora no gutsindwa ushobora guhangana n'ikipe itoroshye ukaburetse kugira ngo urumva wari wamwatatse hariya ubona birakunaniye kugira ngo biba ngombwa yuko shyira amakanya kugira ngo ubanze umwige neza noneho uzakubita neza. Robert Greene yararenze cyane barakubwira kandi ngo menya imbaraga zawe aho ziri yego hanyuma imbaraga zawe ziri hehe yego ni hehe kuko nta muntu ushobora ibintu byose icyo turakizi ntawe uzi byose ntawe ushobora byose ariko se ushoboye iki aho hantu abari ujya ukoresha nyine tuzakomerezaho ku munsi w'ejo ni amategeko 48 tumaze kuvuga 23 Robert Greene
yarabyitegereje neza ndetse yavuze ko ngo hari abantu bagiye babikora bagahirwa babibirangirire ibintu bicamo naho uzigeragereza mu kanya Yves yavuze ngo mwebwe se murumva mwabishora nyine nicyo gituma none se tukubeshye se Yves 102.3 Kiss FM.